Murakaza neza nshuti za NB Zoom inkuru zacu kuri kwawe mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi, aho n'ubundi tugiye gukomeza kurebera hamwe amakuru y'imyidagaduro abagezweho hano ku mugabane wa Afrika, by'umwihariko tukibanda cyane mu muziki. Mu gihe cy'iminsi 7 ishize, Kigali yakiriye ibirori bihambaye byiswe Giant of Africa 2025, byahurije hamwe urubyiruko rurenga 2,000, abakunzi ba siporo, imideli n'umuziki, binyuze mu birori byabereye ahantu hatandukanye harimo na BK Arena. Usibye birori, uretse kuba byari ibirori binini by'uburezi n'imyidagaduro, abahanzi b'abanyarwanda n'abanyamahanga basaruye ifaranga ritari rito mu ndirimbo, cyane cyane abaririmbye mu birori nyirizina. Ibi birori byasize Kigali yambaye umwambaro w'ubuhanzi buhambaye, ariko by'umwihariko byerekanye uko isoko ry'umuziki wa Afrika riri hejuru cyane. Abahanzi b'abanyamahanga basabye amafaranga ari hagati y'ibihumbi 35 by'idolari n'ibihumbi 100. Ushingiye ku makuru ari muri kontra bagiye basinya mu bihe bitandukanye, bagaragaza ko ibitaramo bifite isoko rikomeye ndetse n'agaciro ku rwego mpuzamahanga. Giant of Africa Festival 2025 si ibirori byaciyemo gusa, ahubwo ni igisingizo ku muhanzi, ifaranga ku mpano n'ishema ku gihugu cyakiriye. Mu mwuka wa Afrika izira imipaka, iki gitaramo cyahuje abahungu n'abakobwa 320 kuva mu bihugu 20 bya Afrika mu guteza imbere insanganyamatsiko y'ubumwe, umuco, umukino, basketball, uburezi n'imyidagaduro, byose mu gihe cy'iminsi 8 kuva ku itariki 27 Nyakanga kugeza ku itariki ya 2 Kanama. Dufatanyije nk'umugabane tukizihiza ubwiza bw'itandukaniro ryacu, Abanyafrika twarota inzozi ngari, niko Masai Ujiri, umwe mu bashinzwe bashinze Giant of Africa, yavuze. Uyu munsi twakoze urutonde rw'abahanzi 12 basogongeye ku ifaranga rya Giant of Africa, harimo n'abagiye basaba amafaranga y'umurengera kugira ngo batambuke ku rubyiniro. Mbahaye ikaze. Kuri uyu mwanya wa mbere cyangwa se ku mwanya wa 10 kugeza no kwide myanya yose, nta twayitondetse dukurikije uko amafaranga yabo yagiye arutana, ariko gusa reka tubabwira abahanzi basaruyemo amafaranga. Reka duhere ku witwa Tekino, guturuka mu gihugu cya Nigeria. Uyu muhanzi wubatse izina mu ndirimbo nka Pana yaje Kigali mu ibanga rikomeye cyane. Ntiyari ku rutonde rw'abagombaga kuririmba mu birori by'imideli byabereye Zaria Court ku wa 4 tariki ya 31 Kanama 2025. Kwitabira kwe byemejwe mu masaha ya nyuma, gusa ntiyigeze yishyuza abategura, ahubwo binyuze mu bufatanye bwa Giant of Africa na bamwe mu baterankunga yishyuwe uko bikwiye. Ku mwanya wa 2 turasanga umuhanzi Neringabo wo mu Rwanda. Neringabo nawe yaratunguranye, aririmba mu gitaramo cy'imideli, aririmba indirimbo ye Zoli, yakiranwa urugwiro rwinshi. Nubwo atari ku rutonde rw'abahanzi bari bitezwe, ubwitabire bw'abantu bukomeye barimo Ange Kagame n'umugabo we Beritara byatumye anyurana umucyo muri ibi birori byari byabaye ku nshuro ya mbere. Kuko Neringabo murabizi ko muri iyi minsi ari mu birori bya MTN Watch Music Festival, gusa nawe yaratunguranye kandi yishyuwe neza. Ku mwanya wa 3 turasanga witwa Kiss Daniel, uturuka Nigeria. Mu busanzwe Kiss Daniel yishyuza amafaranga ari hagati y'ibihumbi 60 by'idolari n'ibihumbi 70 by'idolari kugira ngo aririmbe mu gitaramo runaka. Muri Giant of Africa yabereye muri BK Arena, yakiriwe n'abarenga 10,000. Ni ku nshuro ya mbere uyu muhanzi yavuye mu gitaramo atishisha, kuko mbere yajyaga aririmbira abantu bake cyane, kandi nawe yishyuwe neza. Ku mwanya wa 4 hari uwitwa Mani Marite, nawe ni uguturuka mu Rwanda. Mani Marite, umwe mu bahanzi bafite izina rikomeye mu muziki nyarwanda, yaririmbye mu gufungurira iserukiramuco ku rubyiniro yataramanye na Aline Sano, Biri Ruzima n'abandi. Yaririmbiye muri BK Arena. Andi makuru kuri uyu muhanzi nuko ari no gukora kuri album ye nshya yitegura gushyira ku isoko, gusa nawe yishyuwe neza. Ku mwanya wa 5 turasanga Ayra Star kuva muri Nigeria. Uyu muhanzikazi yari mu bamaze igihe bifuzwa mu Rwanda.
inyandiko zimwe zigaragaza ko yishyurwa ari hagati y'ibihumbi 80 ndetse n'ibihumbi 100 by'idolari mu gitaramo kimwe. Yataramiye mu gitaramo cyapfundikiye iserukiramuco, agaragaza impamvu ari umwe mu bahanzi b'abagore bakomeye muri Afurika, gatambukanye ingufu n'ishema, yerekana ko amafaranga yahawe atapfuye ubusa kandi yayakoreye mu buhanga afite mu buhanzi bwe akora umunsi ku munsi. Ku mwanya wa gatandatu turahasanga Aline San guturuka mu Rwanda. Uyu mukobwa yaririmbye inshuro ebyiri, bwa mbere mu gitaramo cyo gutangiza Giants of Africa ndetse anitabira icyabaye ku tariki ya 31 Kanama i Zaria Court. Aho hose yishyuwe ku rwego ruhwanye n'ibikorwa bye, hanafashe kwerekana impano y'abagore mu muziki nyarwanda ndetse no mu muziki nyafurika. Ku mwanya wa karindwi turahasanga umuhanzi witwa Timaya guturuka muri Nigeria. Nubwo uyu muhanzi atitwaye neza ku rubyiniro rwa BK Arena kubera ibibazo by'imyiteguro, mu busanzwe Timaya yishyurwa amafaranga agera ku 45,000 by'idolari ndetse yifuje ko yazagira umuryango mu Rwanda. Avuga ko yifuza kurushinga n'umunyarwandakazi. Ibyo byatumye yigarurira imitima y'abakunzi be nubwo performance ye yari yananiranye cyane. Ku mwanya wa 8 turasanga Kevin Kade cyangwa se Papa Gigi guturuka mu Rwanda. Uyu musore wari uvuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaririmbye mu gufungurira iserukiramuco. Yahise yinjira ku rutonde rw'abahanzi b'Abanyarwanda batangiye gukorana n'amaserukiramuco akomeye ku isi. Nubwo umubare wayo yahawe utigeze utangazwa, byemezwa ko yishyuwe bihwanye n'urugero rwe n'urugendo rwe no kwiyubaka amaze iminsi akora. Ndetse hari amakuru avuga ko asaba arenga 5 miliyoni ndetse na 7 miliyoni ku gitaramo kimwe z'Amanyarwanda. Ku mwanya wa 9 turasangaho mugenzi we Chris Easy. Uyu nawe ni umwe mu bahanzi nyarwanda waririmbye bwa mbere muri Giants of Africa 2025. Yari mu bihe bitoroshye nyuma yo guhura n'akaga ko gupfusha nyina na nyirakuru. Icyakora yahawe icyubahiro gikomeye, yishyurwa nk'umuhanzi urimo gukira ibikomere kandi atanga ubutumwa bw'ubuzima. Ku mwanya wa 10 turahasanga uwitwa Bukuru, nawe ni umunyarwanda. Bukuru yaririmbye bwa mbere muri riserukiramuco nyuma yo kuva i Congo Brazzaville muri FISPAM. Yari afite ibendera ry'u Rwanda mu biganza, agaragaza ishema n'isheja ry'abahanzi b'Abanyarwanda n'abagore, kandi nawe yishyuwe bitewe n'uko ari umuhanzi mwiza kandi yishyurwa neza. Ku mwanya wa 11 turasanga Ruti Joel. Uyu ni umwe mu bahanzi gakondo bashyizwe imbere muri Giants of Africa 2025. Ruti Joel yagaragaje umuco nyarwanda mu ndirimbo ze zo kuri album ye Musomandera. Anavuga ko yishimiye uburyo yakiriwe. Yishyuwe nk'umwe mu bahanzi bafite inshingano zo gusigasira indangagaciro z'umuco. Ku mwanya wa 12 ariwo dusorezaho turasanga Tayiga B, The Tiger, The Ben. Mugisha Benjamin tuzi twese nka The Ben yaririmbye muri riserukiramuco mu gitaramo cyabaye tariki ya 1 Kanama 2025. Yisunze indirimbo ze zakunzwe nka Habibi, Thank You, Plenty Love n'izindi. Yagaragaje ko imyaka 15 ishize ari mu muziki atari ubusa. Byifashije ku rubyiniro MC Tino ndetse na Ingabire Grace wabaye Miss Rwanda 2021 batanga ibyishimo bisendereye. Nyuma y'iki gitaramo, The Ben yabwiye ikinyamakuru Nyarwanda dukesha inkuru ko ubwiza bw'Imana bwongeye kwigaragaza kuri we. Ibirori byasize Kigali yambaye umwambaro w'ubuhanzi buhambaye, ariko by'umwihariko byerekanye uko isoko ry'umuziki wa Afurika riri hejuru. Abahanzi b'abanyamahanga basabye amafaranga ari hagati y'ibihumbi 35 n'ibihumbi 100 by'idolari nk'uko twabigarutseho.
bagaragariza ko ibitaramo bifite isoko rikomeye cyane ndetse n'agaciro ku rwego mpuzamahanga. Giant of Africa Festival 2025. Hamwe mu bajyanama bafite umuhanzi waririmbye muri iri serukiramuco yavuze ko Giant of Africa ari urubuga buri muhanzi wese yakwifuza kujyamo nubwo baba batakwishyuye. Ati ni urubuga rwagutse, niyo mpamvu usanga umuhanzi ashobora kwemera gukorera amafaranga ari munsi yayo asanzwe yaka, kuko hariya bijyana n'andi mahirwe Giant of Africa itanga nyuma yo kuririmba. Ngabo rero abahanzi basaruye agatubutse muri iri serukiramuco rya Giant of Africa. Iyi NB Zoom dukomeze tubane no mu zindi nkuru. Ciao ciao, hasta la vista.